Muri ibi bihe usanga amazu akunze gukoraniramo abantu benshi hirya no hino ku isi hakoreshwa uburyo bugezweho mu ikoranabuhanga mu kurinda umutekano haba mu masoko, ku bibuga, mu mabanki n'ahandi. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali hashize igihe gito busabye amadini n'amatorero kongera ibikorwa byo kubungabunga umutekano mu nsengero hifashishijwe ibikoresho bigezweho mu ikoranabuhanga, ibisaka abantu ndetse n'ibifata amashusho. Byagaragaye ko mu nsengero na za kiliziya nyinshi hahurira abantu batari bake kandi bagomba kurindirwa umutekano neza. Zimwe mu nsengero twasanze gushyira iyi gahunda mu bikorwa ikiri mu myiteguro, ahandi barimo babitangariza abakristo babo ko uburyo bwo kurushaho kurinda umutekano w'abari mu nsengero hazifashishwa ikoranabuhanga rigezweho. Murabona ko urusengero rwacu ari rugari kubera ko communication ibyo mubonye bidufasha muri communication. Iyo ubonye hari umuntu yegereye nk'imodoka cyangwa se umuntu udasanzwe ubona ku rusengero ubwira mugenzi wawe kuri radio cyangwa se iki cyo dukoresha, hanyuma tukamubwira ati se umuntu arava he arajya he ko atinjira mu rusengero, noneho mugakominikana bitabagoye utarinze kujyayo. Hakoreshwa ibyuma bisanzwe bishinzwe umutekano cyane cyane aho abantu binjirira. Muri urwo rwego rero natwe ADPR ya Nyarugenge tutasigaye inyuma kuko twaganiriye n'inzego z'ubuyobozi cyane cyane za police, community policing, hanyuma twemeranya ko tugirana amasezerano n'amakampani. Yakomeje avuga ko ADPR n'ahandi hose bafite ibikorwa bateganya ko bihuriramo abantu benshi bazakomeza kuhashyira ibikoresho byifashishwa mu kurinda umutekano. Twaganiriye n'abakristo batandukanye twasangaga ku nsengero na za kiliziya zitandukanye batubwira uko iyi gahunda bayibona. Imana irarinda nibyo ariko itanga n'ubwenge bwo kugira ngo dukoreshe. Ukurikije rero umutekano muke ushobora gutunguranya kandi umuntu akaba atizera abantu bose baba bateraniye muri icyo giterane ko bafite umutima wizera Imana by'ukuri, habonetse uburyo bwo gucunga umutekano byaba ari amahoro. Abakristo benshi b'igitsina gore twaganiriye bavuze ko uretse kurinda ko mu nsengero hakwinjiramo abafite ibikoresho byahungabanya umutekano, banasaba ko hazongerwa n'ingamba zikumira abajura bakunze kubibasira biba amasakoshi yabo na za telefone. Nkubito Karindatsiri, Televiziyo y'u Rwanda.